kwasanze biwe kwasa bafite binkwata umutima mulema akazi kini dadi kana akazi kina urakumvise se wakino akazi kikurwagwa se wayo rekera mbanze ngwe mwana reka nko kunzoga so nubundi ko wasinze waberetse nkamanza reka nko kunzoga ntabwo gisinzira usinze uri seri ntakintu none wakino Dose urutupa rwose buri kurungu kumva utuje umeze neza umva nkubwire ntabwo inzoga bayifata nk'ikijumba cyangwa se ngo inzoga bayifate nk'icyo ntabwo bagira uburyo bafata aho n'umusaza ndagazwa uzi uruntu rwose utarufasha gutya urumva rutagucika bagira uburyo bafata nk'inzoga umaze gukiramo agakoni rwagucika wihaye ngo kurufata reka nkore ukuntu bafata inzoga wa mwana inzoga mu kabari icupa riba riri nkanga urabona nyine uko icupa ese kuri gutereka noneho reka mwereka ukuntu bafata icupa ariko reka mwereka ukuntu bafata icupa inzoga bayifata batya bakayitera bakayishyira icupa bakanywa icupa nta muzuba akira soma inzoga utanga no kwa kundi waruteretse gutya urumva urufata neza gutya ariko urabizi mwana uri kumwe iryo cupa ndaje uri mura nari akira maguru jare maguru ndamagurutsa mwana maguru iri cupa musigi ukomeze urirebe kandi ntuze kurisiga ngaho ngo risigiranye ahubwo mbona n'ibiraro ahubwo sinabera inzoga ntabwo nshobora kubera inzoga kirazira iyi nzoga iba yambuye rero ko ntagenda ariko njye narumiwe kugeza n'amasaha umugabo wanjye ataragera ahangaha siko nzi ko umugabo wanjye atanywa yari asanzwe ari umukirisitu nk'abandi umugabo wanjye ari hano amasaha kose ko amafaranga yansigiye yambwiye ko ari ay'ikibina ariko akaba nta yandi yansigiye yo guhahisha ubu ndabivamo ko nta n'ayandi se mfite ngo nayakoresha ubu ndabigenza ute mana koko gusa iyi nomero yaba iriho ese fone yanjye ko nayicaginze nayo mfite ubu kuko ndabigenza ute aha kiye sindabona ari gatebe gatoki sinabona uko mbivuga pe nuko nabigereranya mba numva narumiwe ariko ubuzima burandambiye wamunyereka ahari ariko se gufuhira abagabo b'iki gihe ni ukubura uko ugira ni ukubigumana mu mutima wawe ukitoreza kumva ntacyo narenza ajyaro niho kwa Mukamara ariko nshaka kwibagirwa ahura abantu bubaka inzu zitaragira ikintu kirambuye ubu mwumva umugabo hano iwe niko badahuriwe ego komana wese uturuka ninjye uramuhanda uramuzi iwanjye nta basinzi bajya bahagera ariko inzu iwawe n'umugabo twasangiraga ngo nta bandi basinzi bahagera hano wanjye cyangwa ashimwe ariko se mana ego ko umugabo wawe musize arahiye afite agacupa abagabo muri iyi minsi mugurira agacupa kawe ngo nze tube tuganira yananze arambwira ati mu rugo umugore ariyo ugenda uramusanga muvugana ariko ugenda arubiwe ariko maze ubundi izo wanyweye zakugejejehe ubundi ushaka abagabo bameze kuriya ushingiye ntabwo uba utubona hasi murusha ubwenge ntabwo ari umugabo asigira inzoga nyine tuzi nuko wanyweye umugabo agurira inzoga agatanga umugore we ahubwo reka mubwire ninjye mugabo nyamugabo muguriye icupi
rimwe gusa nsiza wayibyara ngaho mvira ahangaha rero wigiye ntago navaho genda mu kabari reka nkubwire yaranambwiye ngo inze ngo turaganira neza uganira nande umugore noneho ko nshonje yatetsera ko imvaga nanyweye ndi kwanga gushira